Nshuti bakunzi ba Haleluya Amina TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikomeze kubampera uyu mugisha. Uyu munsi ngiye kubakorera inkuru ihereranye n'iby'iyobokamana, aho turibanda ku itorero rya ADPR Busanza ririmo kuvuga ko ryafunzwe. Nkoze iyi nkuru nyuma y'amajwi menshi ndi kugenda numva n'amatelefoni menshi ngenda nakira ambaza ngo mbese itorero rya Busanza ryarafunzwe. Nge mugiye kubana rero ni Hitimana Dismas mwene so muri Kristo Yesu. Aha ngaha niho uzasanga amakuru atarimo uburyarya, atarimo ubucabiranya, atarimo kubeshya, amakuru asobanutse kuko nge ndi umwana w'Imana, navutse ubwa kabiri, sinshobora kubeshya rwose. Gusa ndagusaba kugira ngo uko tuzadushyiraho video kugira ngo ijye kugeraho, banza ukore subscribe, ukore comment, ukore share kugira ngo aya makuru y'ukuri abashe kugera ku bantu benshi kandi babashe gusobanukirwa. Tugiye kureba amakuru avuga ngo ese koko itorero rya ADPR Busanza ryaba ryarafunzwe? Busanza se ubundi muri make iteye ite? Itorero rya ADPR Busanza ribarirwa muri paruwasi ya Gatenga, ariko mu gihe gishize nk'uko impinduka za ADPR zigenda zibikora, ubu mbere yari Shere, yari paruwasi ya Shere, niho Busanza yabarirwaga. Itorero rya ADPR Busanza niho ryabarirwaga. Iyo uvuye i Remera, iyo wavaga i Remera wabashaga kunyura Kabeza ukambuka ugakomeza Rubirizi, ugahita wambuka ugera Radari hafi y'akagari ka Busanza, aho no wasangaga itorero rya ADPR. Nanone unyuze ku cya Mitsingi ukanyura ku kibuga cy'indege ukagera aho bita kuri segiteri, ukazamuka gato werekeza ku Marimbi, ukanyura kuri ADPR Nyarugunga, ukazamuka gato ukagera ahantu kuri centre de santé bakunze kwita kuri mitiweli, ukazamuka ukagera Bingaro, ugatambika gake wanyuze kuri Air Force, ukigira imbere Radari, aho umuhanda wa Rubirizi uhurira neza neza n'uwo nguwo uva ku kibuga cy'indege, niho itorero rya Busanza ryakoreraga. Itorero rya Busanza ni itorero ryiza, ni itorero abantu bakunze, ni itorero ryari rifite abakizwa benshi, cyane ko abantu benshi niho bagendaga bimukira, bimuwe n'iterambere ry'umujyi wa Kigali. Kubera iyo mpamvu rero bigatuma abantu bakizwa cyane, kandi uretse n'ibyo abakristo baho bari abakristo bavugwa neza. Umuyobozi uhayoboye w'itorero uwo ari we wese yajyaga yumva yahigumira, kubera uburyo abakristo baho bagira urukundo, kubera uburyo abakristo baho bakizwa, kubera uburyo abakristo baho buzuraga umwuka wera. Busanza kandi itorero rya ADPR Busanza rifite amakorali ane, yaririmbaga mu iteraniro ryo ku cyumweru. Ni ukuvuga korali y'abana, hakaba na korali umubwiriza, ari nayo korali yabashije gukora alubumu ikabasha gusohora umuzingo w'indirimbo. Ukaba ugiye no kuri YouTube ukareba korali umubwiriza wayihasanga. Hakaba n'indi korali yitwa Urumuri, hakaba n'indi korali yitwa Jehovanisi. Busanza muri make ndumva waba uyisobanukiwe, yagiraga amateraniro abiri, rimwe rigaterana mu gitondo guhera saa 2 kugeza saa 4:20, irindi rigatangira saa 4:30 kugeza saa 6:30. Abizera bashya baho cyangwa se bigira umubatizo bigaga nyuma y'iteraniro rya kabiri. Busanza kandi ni umudugudu cyangwa se itorero rifite abadiyakoni 61, rikagira abakozi b'Imana batandukanye bagiye baturuka hirya no hino bari mu zabukuru, ndetse rikagira n'umuyobozi waryo ndetse n'umwungirije. Muri make rero numva Busanza mubashije kongera kuyisobanukirwa. Ndagira ngo rero mbamare ikinyoma, mbabwize ukuri mwebwe abantelefona cyangwa se n'abagenda babaza amakuru. Busanza
ntago yafunzwe, Busanza ntago yafunzwe, ahubwo yarahujwe, ihuzwa pardon, ntago yafunzwe, ahubwo yimuriye ibikorwa byayo ku itorero rya ADEPR Nyarugunga. Kandi amateka avuga neza ko n'ubundi korali ADEPR Busanza yakomotse kuri Nyarugunga. Birashoboka rero ko ari ya nkuru ivuga ngo umwana yasubiye iwabo. Kuva ku itariki 8 kugeza tariki 22 itorero rya ADEPR ryari mu myiteguro yo kwegeranya ibintu byaryo byerekeza aho ngaho ku itorero rishya rya Nyarugunga kandi risanzweho hariya hafi y'ahahoze irimbi ryashaje haruguru yaryo. Itorero rya ADEPR Busanza tariki 8 niho umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali yateraniye n'abatangariza ko ibikorwa byabo bigiye kwimukira ku itorero rya ADEPR Nyarugunga, kubera ko aho ryakoreraga hashimwe n'umuhinde cyangwa se hashimwe gushyirwa ibikorwa remezo, ivuriro muri make, none bo bagiye kuba basengera ku itorero rya ADEPR Nyarugunga. Ati icyo kora ntago ari ukubahuza kuko turimo guteganya kubagurira ikibanza, kuko mwagishatse gihari, turimo gutegura kubagurira ikibanza ndetse tugiye kuzacyishyura, gusa ariko kugeza n'uno munsi ntabwo ikibanza kirishyurwa, ariko abakristo bakomeza kwizezwa ko ikibanza kihari kandi kibategereje. Tariki 22 rero ku cyumweru nibwo itorero ADEPR Busanza ryateraniye kuri ADEPR Nyarugunga saa 2 zuzuye, baherekejwe n'umushumba wungirije w'ururembo Nshutiraguma Jean Baptiste uyobora itorero rya Karama. Umushumba wariherekeje yitwa Nshutiraguma Jean Baptiste, akaba yungirije umushumba w'ururembo. Undi bazanye ni umushumba mukuru wungirije Rutagarama Eugene. Abo ngabo nibo babashije guherekeza itorero rya Busanza, ndetse bakomeza no kubahumuriza banabashimira, ndetse bashimira itorero ryabakiriye. Aravuga ati nanejejwe nuko itorero rya Nyarugunga ryabashije kwakira bene data baturutse mu Busanza, ndetse bakabaha no kuba iteraniro rya mbere. Aravuga ati nanjye ndi umuyobozi aho nyobora, hari n'imidugudu cyangwa se amatorero aza gusengera iwanjye, ariko sinigeze mbaha umwanya w'iteraniro rya mbere nk'uko Nyarugunga yabigenje. Ati rwose iri torero murihe amashyi. Abakristo bati kaci 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 kaci. Muri make rero itorero rya ADEPR Busanza Nyarugunga ryahagiriye ibihe byiza, kubera ko saa 2 zuzuye iteraniro ryari ryuzuye rwose, abantu banezerewe, amakorali aririmba ahimbaza Imana. Ariko kandi mu buhanuzi bwagiye buvugwa, n'ubundi bivugwa ko aho Busanza yari yubatse urusengero, abahanuzi benshi babonaga rwabaga atari urwa Busanza, babonaga atari ko ruzaba rumeze. Abandi bakajya bavuga bati Busanza ishobora no kuzaba paruwasi mu buhanuzi, ariko ibyo uno munsi bigeze irinze yimuka bitari byagerwaho. Icyakora uno munsi urusengero Busanza yicayemo usanga ruruta urwo yari ifite, kuko uno munsi wa none urusengero bicayemo rushobora kwakira abakristo hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 2,500. Mu gihe mu Busanza bateranaga inshuro 2, ho bagiye kujya baterana inshuro 1 gusa, kandi ibintu byose bigende neza. Busanza rero ntago yafunzwe, ahubwo ikomereje ibikorwa byaho ku mudugudu wa Nyarugunga hafi hariya yahahoze irimbi. Ntago Busanza yahujwe ngo bibe umudugudu umwe, ariko mu buhanuzi birashoboka ko mu gihe kiri imbere byazahuzwa, kubera ko na hariya
hariya urusengero rwa Nyarugunga ruri, naho hatekerezwa ko ikibuga cy'indege cyazajya kihakorera imirimo yacyo. Bwa buhanuzi bwa yuko Busanza yagira urusengero rwiza kurenza bugasohora, aho Nyarugunga yaza nayo igafatikanya kubaka urusengero rugezweho, ahubwo Nyarugunga nayo ikaza isanga Busanza iwabo. Nshuti bakunzi mwari mudukurikiranye rero, izindi nkuru nazo zerekeye urusengero rwa Busanza turaje tuzibagezeho mu minsi iri imbere. Murakoze, mugire ibihe byiza. Wowe ibuka gukora subscribe, mbibutse ko ari Hitimana Dismas mwari kumwe, mugire ibihe byiza. Amen.